ni kuri kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye kuba ngo nuramuka uyoboye abantu ukabura strategy ukabura ubwenge bwabahindura ngo bagarure kuwiteka hatabayeho rwaserera ubwo bugoryi uzabukubitirwa maze akibirya ari kumira ibya nyuma wa muhanuzi w'umusaza wamutumyeho ngo agaruke uwamuhaherereje ubuhanuzi buvuga ngo Imana yisubiyeho garuka urye kandi umuryame amubeshya niwe wahanuye noneho ubuhanuzi buzima buje mu gihano cy'Imana ebye isanga niyo yamwimitse ariko ntabwo ari yari gutambira ibitambo niyo yamwimitse ariko ntabwo ari yari kuramya deje yamaze kuzana iby'ubugoryi kandi ari uwiteka wamwimitse ngo ayikorere mu bwami mu cyubahiro ku ntebe y'ubwami yari yamwicajeho maze atangira kuzana iby'ubugoryi azanye iby'ubugoryi Imana yo ituma byumvira umwuka we w'izurukundo naso nuzagira nubona Yesu byumvira umwuka w'izurukundo naso nuzagira nubona Yesu. Amahoro y'Imana nawe kuri mwe mwese mudukurikira muherereye ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyiza cy'imisozi igihumbi. Imana ibaho umugisha cyane kuko mubana natwe bikadushimisha twebwe turanyurwa n'ukuri umuntu wese udukurikira ni uw'ingenzi cyane umuntu wese udukurikira tumusabira umugisha mwinshi cyane kandi mu byumve nk'ukuri umuntu wese udukurikira tumusabira umugisha mwinshi turanamukunda kubera yuko tuzi neza ko hari ibindi binyamakuru byinshi bigira n'inkuru zishyushye cyane zitagombye gutuma uza kutureba wagombye kwigira ukigumirayo ariko kuba nawe uzuka twibuka ko dukeneye abadutera inkunga bakadufasha umurimo utoroshye twiyemeje gukora Imana iguha umugisha cyane kandi tubikuye ku mutima tugusabiye umugisha wo fata igihe cyawe ukabana natwe. God bless you so much, be blessed. Reka rero twihute tubahe ikaze mwebwe mwese nyine mugarutse ngo mubane natwe uyu munsi wa none. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nababwiye yuko ntabwo nigisha ntabwo mbwiriza yego ahubwo ndaganira nje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi ntabwo rifite amagambo yoroshye kuko nje kubabwira yuko umuntu ukorera Imana ari ikigoryi ntashobora kunezeza Imana. Umuntu ukorera Imana ari ikigoryi ntabwo ashobora kwinezeza. Uraza kubyumva neza kandi turaza kuba tuyoborwa n'imirongo ya Bibiliya tuza gushingiraho tuganira kuri izi nkuru. Hari aho tuza gusoma mu bami ba mbere ibice 13 ku murongo waho wa gatatu tugeze ku 8 yego abami ba mbere ku murongo ibice 13 umurongo wa gatatu kugera ku 8 turaza kuhasoma izo nkuru mu kanya turazinjiramo turebe umuntu wari ufite impano akomeye cyane ndetse yagira ibwami agasengera ukuboko k'umwami kwahushye kukongera kukaba kuzima ariko kubera ko yabuze ubwenge intare ikamwica ntinamurye ntabwo kandi ikamwica atananejeje Imana ikababazwa n'umuntu wakoze imirimo n'ibitangaza bikamenyekana i Beteli ariko ari ikigoryi atazirikana ijambo ry'Imana yibagirwa iby'Imana yamubwiye abandi bahanuzi bakamushuka uko yiboneye donke ntushobora gukorera Imana uri ikigoryi ngo uyinezeze. Ni ku ikiganiro cyacu gifite uwo mutwe w'amagambo nyine niko bimeze. Twongera turebe mu migani ibice byabo 3 umurongo wa 32 yego naho muramo hareba kugira ngo tuganire neza twamaze kumenya icyerekezo twese tujye kugenderamo maze twiganirire ku ijambo ry'Imana nta nicyo bitwaye kandi twongere dushimira abatwandikira abatunenga abatugaya abadushima abadukebura abadusaba kugira ibyo twakuramo burundu abaca inbox bakatuganiriza abo bose
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Cyakora abatukana tuzajya turushaho kugenda tubivuga ngo umuntu wese utukana ni uwa Satani. Nta mpamvu rero zo kuhinduka uwa Satani kandi uri umwana w'Imana. We gutukana, we guharasinga, we gusebanya, we kwinjira mu miryango y'abantu kugira ngo ubabaze abantu imitima ubatuka nta nicyo bagutwaye. Ahubwo ngwino dusangire ijambo ry'Imana, utaza kuba umwe muri bya bigoryi bidashobora kunezeza Uwiteka. Kubera yuko niryo jambo tugiye kwerekezaho kandi iyi mirongo turayisoma twamaze kuyibabwira kugira ngo mubane natwe murafashwa. Ndumva mbyizeye cyane. Nge nitwa Ndamaherezo Emmanuel. Rero reka nsome mbanze nsenge nge nasoma ijambo ry'Imana ninjire mu nkuru maze tuganire. Turanaririmbana indirimbo ya 388 tunganira Imana, indirimbo ya kantike iri mu gitabo cyo gushimisha Imana kuri nimero 388 tunganira Imana udasiba. Turibanda ku gitero cya nyuma bango utunganira Imana ikuyobore ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo ntasone uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka yego utega amatwi the Holy Spirit maze uzagubwa neza kugira ngo uve cyangwa ntugere tukandagiza ikirenge cyawe muri aba bantu bagaragara nk'ibigoryi bakorera Imana kandi badashobora no kuyinezeza kuko bigize iki. Murakoze. Reka dusenge ubundi tukomeze no kuganira. Urakoze Mana, turagushimiye wabanye natwe mu gihe gitambutse n'ubundi tugarutse mu kiganiro ngo ubane natwe kandi dushyigikire ibyo kuvomererwa muri iki kiganiro, ubivomerere kugira ngo abantu bawe hagire ikintu bakuramo. Urakoze cyane mu izina rya Kristo Yesu w'icyubahiro, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana maze tujye tunaririmbe. None reka twihute turebe reka twihute turebe Abami ba mbere ibice byaho 13 duhereye ku murongo waho wa 3 tugeze ku murongo wa 8. muri hangana twasomeye hose ntacyo bitwaye. Yego Abami ba mbere, yego reka duhere ku murongo waho wa 3. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Mu wa 4 nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka bituma adashobora kukugarura. 5 igicaniro adashobora kukugarura. Yego umurongo wa 5 igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. 6 umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ingingo Uwiteka Imana yawe unsubize ukuboko, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. 7 umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. 8 uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, naho wambi igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe ntabwo twajyana iwawe, sindirino kandi simpanywera n'amazi. Reka dusome n'9 kuko ari ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Imana itubabarire cyane. Mwahumvishe turaganira mu kanya, ntabwo ntinda. Reka noneho twihute
reka twita turebe ya imigani ibice 3 umurongo wa 32. Kuko ikigoryi ari ikizira ku Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Mwabyumvise rero, umutwe w'iki kiganiro, intego yacu dufite ni ukubwira abantu yuko gukorera Imana uri ikigoryi udashobora kuyinezeza, kandi ngo ikigoryi ni ikizira ku Uwiteka. Yego, ikigoryi ni ikizira ku Uwiteka. Uzirinde amagambo, uzirinde ibintu byose byatuma Uwiteka kubona nk'ikigoryi ukiri muri iyi si, uyumeka umwuka w'abazima. Reka ndirimba indirimbo, ubundi ngaruke tuganira kuri aya magambo, ubundi nsoze. Kajya se ngo ndatinda, ntabwo ntinda. Tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire, jyubana nabayo jyufashe indushyi, tusibe na rimwe kuyikorera. Cya kabiri, tunganira Imana jyubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Gatatu, tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jyusanga Yesu, ntiyirengagiza umwiyambaza, jyuyoboka Yesu niwe shobuja, ntiyirengagiza we umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Cya kane, tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya umvira umwuka w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya umvira umwuka we w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya umvira umwuka w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibaho umugisha cyane. Jya wumvira umwuka ugwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Uyu muntu w'Imana yari aturutse i Buyuda agiye i Beteli. Imana imutumye kuwo bita Yerobowamu.
inkuru za Yerobowamu ni ndende cyane, nzazizaho mbaganiriza ukuntu Yerobowamu Uwiteka yamugize umwami kandi yari umupagasi, apagasiriza mu muryango wa Yosefu, maze akaba ariho Salomo amutoranyiriza, Uwiteka agahita amwimika ku gasozi akoresheje umuhanuzi bita Ahiya. Mbabwira uburyo ki uyu Yerobowamu yaje nawe kuzaba ikigoryi, bimugora kunezeza Uwiteka, yayikoreye ari ikigoryi. Mwihangane cyane, nzazizaho ariko kanikomereze kuruzi inkuru z'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana yarajya kwa Yerobowamu, Imana utumye umuntu w'Imana kuri Yerobowamu, yaramaze kuzana ibintu by'ubugoryi n'ubuginga, atangiye kujya yosereza imibavu ibigirwamana, kubicanira aho ngaho, yakoze yadanditse kabisa, yadanduye, yarubatse, inzara zikomeza, akayari hajya gutambira Imana ziwe. Imana imurebye isanga niyo yamwimitse, ariko ntabwo ari gutambira ibitambo, niyo yamwimitse ariko ntabwo ari kuramya. Deja yamaze kuzana iby'ubugoryi kandi ari Uwiteka wamwimitse ngo ayikorere mu bwami, mu cyubahiro, ku ntebe y'ubwami yari yamwicajeho, maze atangira kuzana iby'ubugoryi. Azanye iby'ubugoryi, Imana ituma uyu muntu w'Imana avuye i Buyuda ajya hari i Beteli. Mu byumve rero, yari mutumye kugira ngo arebe yuko Yerobowamu yareka ubugoryi, ariko biranga. Ahubwo ingorane zabayeho, wa muntu watumwe nawe yazanye ubugoryi. Yazanye ubugoryi. Byagenze gute? Yarahageze atangira kubwira Yerobowamu by'icyo gicaniro. Yerobowamu ngo yamutunze ukuboko, amaze kumutunga ukuboko kurahuha, kumaze guhuha ngo ntiyaba gishobora kuba yakugarura, maze yinginga wa muntu w'Imana, aramubwira ngo mbabarira wongere usabire Imana yawe insubize ubuzima, isubize ubuzima muri uku kuboko. Ngabisaba Imana irabikora, kwa kuboko kurongera kuba kuzima. Hikubaye kuzima, umwami aranezerwa, aramubwira ati rero ngewe naguha n'ikintu cyose ushaka kugira ngo nkugororere. Wa muntu w'Imana ati niyo wambe igice cy'igihugu, niyo wambe igice cy'umutungo wawe, ntago nacyemera. Abagiye kuzana, atangira kuzana iby'ubugoryi. Igihe cyose uzavugira ibanga ry'Imana aho utagombye kurivugira, uzaba uzanye iby'ubugoryi, bizaba intandaro yo kuneshwa kwawe mu rugendo uzaba urimo. Igihe uzatangira kubwira abantu iby'Imana yakubwiye bigendanye n'urugo rwawe, bigendanye n'ubuzima bwawe bwite, igihe uzabwira abantu iby'ubuzima bwawe bwite, ukinjira mu mizi y'iby'iwawe ariko Imana yakubwiye kugira ngo ubiyemereho, uzamenye ko ari intandaro yo kuneshwa no gutsindwa kwawe. Uzamenye ko wowe uri kubaka ikiraro, uri kubaka iteme. Uri kubaka iteme. Do you build the bridge? Uri kubaka ikiraro, uri kubaka iteme ry'abasenyi ibyo uzakora banyuraho. Niyo mpamvu iyo utabitse ibanga, ni intandaro y'ubugoryi buzakugaragaraho, kuko naho ngaho butangirira. Umuntu w'Imana rero yatangiye kubaka sikariye zibiza kumusenya. Sikariye ya mbere yubatse, yaravuze ngo Imana yabimbujije ko nta kintu ngomba kurira ino, ko nta kintu ngomba kuhanywera, ko ntagomba no kuharara, ko ntagomba no gusubiza inzira nanyuze. Ninde wari ubimubajije? Akenshi twinyuramo kugira ngo aho turi batwemere ko tuvugana n'Imana cyangwa ko turi abantu bakomeye, ariko ntitumenye ko burya turi kubaka ikiraro cy'abazadusenya bazanyuraho. Igihe cyose uvugira iby'Imana aho bitagombye kuvugirwa cyangwa mu batakagombye kubibwirwa, uzaba uri kubaka ikiraro cy'abazaza kubisenya. Icyo kintu muzajye mukimenya. Niyo mpamvu imishinga y'abantu benshi, nanjye ndimo, itagire yesisa. Kubera iki? Twiyemera, tubivuga mbere, tutaze nabo turi kubibwira, maze tukubaka ikiraro, tukubaka the one stairs, tukubaka stair, isikariye, tukubaka ni icyo twita first stair, isikariye ya mbere bazakandagiraho baza gusenya ibyo uzubakirwa n'Imana. Igihe kinini uvuga ibintu bitari byaba kandi bikureba ku ruhande rwawe, ubu uri kubaka sikariye y'abazaza kubisenya. Ubu uri kubaka sikariye abazabisenya bazanyuraho. Nuko byangendekeye umuntu w'Imana, maze aravuga ngo yambwiye ngo ntagire ikintu uzanarya. Kumbi rero aho ngaho hari abana b'umuhanuzi w'umusaza
niba uza gusoma iki gice cyose urabisangamo, mba nanze kubatinza. hari abana b'umuhanuzi w'umusaza. Ni nguko umuntu yaba avuga ku musozi rikijyana, akaba ari umuhanuzi ukomeye, akajya no guhanura ibwami bukuru, akomeye cyane, akora ibitangaza mu gihugu ari wuzwi. Hakaduka umuntu yiviriye hehe hirya iriya mu cyaro cy'ibunaka, akaza yahagera agasengera umwami, ukuboko kunyunyutse kukongera kukaba kuzima, igicaniro byosezagaho imibavu cya Bayali kikaba gisadutsemo kabiri, ivu rigatuma hejuru. Abana b'umuhanuzi w'umusaza babibonye birabarya. Papa niwe wari icyamamare, none habonetse undi muntu umuruta kandi wambaye inkweto zitambitse, wambaye inkweto zicitse, kandi data ni umusitari. Habonetse undi muntu ukomewe amashyi kurusha data. Abana birabarya, n'abana bagira ishyari. Abana bibariye, haboneka sikariye buririraho bajya gusenya wa muntu w'Imana. Kandi iyo sikariye ni umuntu w'Imana wayibehereye, ni umuntu w'Imana wayubakiye mu maso yabo. Yubatse iyihe sikariye? Sikariye ya mbere umuntu w'Imana yubatse niyo kuvuga iby'Imana yamubujije kuzakora amaze gusohoza ubutumwa ku mwami Yerobowamu. Inzira, igikorwa cya mbere cy'ubugoryi kiba kiratangiye. Babana b'umuhanuzi w'umusaza bari aho ngaho, baba babonye fast stay bahagararaho bajya gusenya ibya wa muhanuzi kugira ngo agere ku kugandira Imana bya kweri kweri. Babana b'umuhanuzi w'umusaza baba barirukanse babwiye papa wabo, baramubwiye bati wamenye n'ibindi, ati wacitse amazi papa, wacitse amazi, wacitse sebeya, wajya kuvuga ngo urumuhanuzi ngo ugere bwa mudakomanze. Habonetse undi umuntu utagira n'inkweto, avugira y'ibintu, ahanurira umwami, ukuboko ko kwari kuhushye kunyunyutse, aragusengera kurongera kuba kuzima. None wo ngo urumuhanuzi wacitse amazi mu gihugu, abantu bose nabo uzongera kukuvuga. Umusaza nawe mukorogoshora mu mutwe. Aya mashyari niyo turi gufayitinga nayo. Amashyari mu bantu b'Imana, amashyari mu bakozi b'Imana, amashyari mu bantu bose bavuga ko bakomeye cyane mu gukorera Imana. Amashyari yabo niyo ari gutuma bayobyanya. Bamwemeye gutari ngewe waruzwi. Muri korari Imana yahagurutse undi muhanuzi, bamwemeye gute kari ngewe waruzwi. Mu itorero n'ahandi kari ngewe waruzwi. Wazamura akazo ati ninjye wari ufite inzigaragara none azamuye iruti yanjye, ayizamura turamuginga. Amashyari mu bantu b'Imana yiremeye niwe nyine ari gutuma bahigana bakanayobyanya. Ntabwo aricyo najeho. Umuntu w'Imana rero arakugendeye, afashe urugendo aragiye, maze ntiyasubiza inzira Imana yamubwiye, anyura indi nzira atanyuzemo aza. Icyo baragikoze, ariko kuko yubatse sikariye, abamusenya banyuraho bamusenya, yivugiye mu ruhame hari bunyure, k'inzira yanyuze magaru aza atari anyura amasubirayo, katari burya ngo ntanaryame ntananywe. Abana b'umuhanuzi w'umusaza barabimenya, baba bagiye kubibwira papa wabo. Bamaze kubimubwira papa wabo bitekereje, asanga yacitse amazi koko. Aravuga ati bana banjye ntabwo uriya ndusha guhanura. Mubyumve neza, abantu bajya basoma iyi mirongo yo mu bami ba mbere, umuntu w'Imana nyine intare yishe ntiyanamurya, ntabwo bajya bamenya imvo n'imvano y'ukuntu yisanze mu kwicwa n'intare ntinamurye kubera guhanirwa ubugoryi bukabije yagaragaje imbere y'abanyamahanga. Byaturutse ku kagambane yakorewe n'umuhanuzi w'umusaza ukomeye. Umuhanuzi w'umusaza abwira abana be bagize umubabaro w'ukuntu papa we acitse amazi mu gihugu bamwemeraga, maze arababwira ati bana banjye mugende mumubwire. Yahise aramukurura mu buryo bw'umwuka, amukurura abona umugore mu minsi ishize yari arwaye, abona mu minsi ishize yari afite kanseri yo mu mara, abona mu minsi ishize umwana we yari yaguye mu mukokwe, abona mu minsi ishize umwana we yaragiye ku ishuri, maze yasimbuka akinaga inyuma y'igiti kikamwica mu rubavu. Byose arabikurura ati mugende mumubwire ngo iyamukijirije umugore arwaye kanseri yo mu mara, niyivuze ngo agaruke arye aryame, gahunda yazihinduye. Iyamukirije umwana igiti kimwica mu rubavu ari ku ishuri, niyibihinduye gahunda. Aramubwira ati mugende mumubwire gutyo,
nibwo murajya mwabona ko ari ngiye muhanuzi ukomeye mu gihugu ko nta wundenze. Hasi Bibiliya ikavuga ngo nyamara yaramubeshyaga. Muze kubisoma igice cya 13 cyose cy'abami ba mbere. Muze kugisoma. Abana b'umuhanuzi b'umusaza baragenda basanga munsi ya basanga wa muntu w'Imana munsi y'igiti cy'umwera. Maze ngo baramubwira ati muntu w'Imana, ngwino Imana iravuze ngo uzurye kandi unywe uryame uruhuke kuko wayikoreye. Arababwira ati ntabwo nshobora kuza kuko bari bamenye amakuru. Sikariye ya mbere buririyeho bajya kumusenya bamuhindura ikigoryi, niwe wayubakiye mu maso ya rubanda nabo bumva ngo Imana yambwiye ngo sinyure aho nanyuze ngenda, kandi ngo sinjye sinananywe sinjyama aho ngiye ndare ntashye. Barabimenya rero, babona uko bamushuka, babona uko bamuyobya, ahinduka ikigoryi. Yari umuhanga, yari umunyabwenge, afite impano z'Imana, ahinduka ikigoryi. Mwibuke ko igitabo cy'Imigani ibice 32 hatubwiye ngo kuko ikigoryi ari kizira kuwiteka. Ikigoryi ni kizira kuwiteka. Niyo mpamvu buri muntu wese, nanjye ndimo mbabwira ibi, tushakishe muri twebwe imirimo y'ubugoryi, tuyisukuremo, tuyirukane muri twebwe. Umuntu w'Imana ayumvisha ati nini waya arakudiminifo zikizo pe ati yagukirije umwana arwaye musonga, akibuka koko byabaye. Kukubwira ibintu byabaye ntabwo wankomveka umbwira ibintu byambayeho, ntabwo wankomveka umbwira ibizambaho, ntabwo wankomveka rwose. Ndakumva nkagenda nkanakubaha nkayisenga. Sicyo se bidusaba kunkomvengesha ibyambayeho ubushize. Na abarangise bo ntiberekwa, abarangi barerekwa ndetse nta nubwo wabarenga, n'abandi impano zabo zirindwa amabi. Ngwiki ntibazabayobesha ubuhanuzi n'ibindi bintu babonye namwe musanzwe muzi. Ubuhanuzi bwose urabwumva ukubaha Imana n'umuhanuzi, maze ukigendera ugasenga. Wita wasama rero, hari igihe uzasamishwa n'ibidahari. Ntabwo aberekwa n'abareba bose baba beretswe n'Imana. Wa mugabo ijwi ry'Imana ryavuganye nawe wenyewe, ntabwo yegeza ryumva rimubwira ngo noneho nahinduye gahunda. Ahubwo bikorewe kugira ngo umuhanuzi ajye mu mitsina wa muhanuzi w'umuntu w'Imana. Wa muhanuzi w'umusaza ashatse kuvura abana be umubabaro. Avuye abana b'umubabaro ashuka umuhanuzi mugenzi we. Maze wa muhanuzi aravuga ati ntose umuntu ubonye umugore wanjye yarwaye kanseri yo mu mara, kandi koko niko byagenze. Umuntu ubonye abana banjye uwagiye ku ishuri yahishwe n'igiti mu rubavu akaza gukira, kandi niko byagenze. Umuntu wabonye ubushize urukuta rw'inzu rwe rwasenyutse maze Imana ikarwubaka, kandi niko byagenze. Ni gute yabambwiye ko Imana ivuze ngo ngaruke njye kandi nywe nkanga kujyayo, ahita ajyayo. Bari muri saramanje barya, wa muhanuzi w'umusaza akajya acinya icyara abana bababwira ati ndarenze, nta muzansimbura mu gihugu mu guhanura sha abana banjye, ni muhumure nguyu ni imvumbuka. Kini kivubuka sinzi iyo cyaturutse. Umuntu yabuze ubwenge agaragara nk'imvumbuka, agaragara donc yitwa amazina atandukanye. Uzirinde kwitwa amazina biturutse n'iby'ubugoryi, biturutse ku by'ubugoryi ukoze. Uzirinde kwitwa amazina mabi afite impamvu kandi y'ukuri, uzabyirinde. Abazakwita amazina mabi adafite impamvu nta kibazo, uzabe free. Ibyo nibyo bita ngo ibyo nibyo bita umusaraba, ni isoni z'umusaraba. Izo ni icyo bita isoni z'umusaraba, benshi batajya banemera, barazitinya cyane. Umuntu uzakwita injiji, umuntu uzakwita amazina akandika n'ibyapa ariko akubeshyera, izo ni isoni z'umusaraba. Uzirinde kwitwa amazina wabigizemo uruhare. Niyo mpamvu Satani akoresha uko ashoboye akazana ibishuko ndetse n'amayeri akomeye cyane, ku buryo tuza kwitwa amazina natwe byaduturutseho. Ni mubi cyane, ni mubi. Abazakubwira ngo Satani araje n'ibuhiri, Satani araje n'icumu, no. Satani nta ntwaro agendana, muzabibaze. Nta ntwaro Satani agendana. Satani yicisha umuntu intwaro amusanganye.
intwaro yose satani azagusangana niyo azakwicisha. Nagusangana ubugome nibwo azakwicisha, nagusangana amoko niyo azakwicisha, nagusangana ubujura, nagusangana ubusambanyi, nagusangana ubutinganyi, nagusangana ubugambanyi, intwaro satani azagusangana niyo azakwicisha. Hari ijambo riri mu migani rivuga ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha niho umutego we umutegerereje. Aha, wamaze kubyumva. Intwaro rero iri buze kwica umuntu niyo satani amusanganye. Niyo mpamvu satani akoresha ubugome bukomeye cyane ngo simbuka aha hantu winage hasi, maze byanditswe ko marika Imana izakuramiza abamarika bayo. Kandi iryo jambo muri Bibiliya ririmo. Hindura umutsima, hindura aya mabuye. Donc satani aribwo Yesu yavugaga ngo wizere Uwiteka Imana gusa. Ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka riramutunga. Imana ishimwe cyane. Umuntu w'Imana yabuze kimwe muri ibyo ngibyo cyamufacilita aho ngaho adasubiye gukorwa n'isoni. Mwibuka ko intego y'iki kiganiro cyacu ivuga ngo iyo ukoreye Imana uri ikigoryi ntushobora kwinezeza. Nta muntu ukorera Imana ari ikigoryi ngo ayinezeze. Ijambo mu migani 3:32 ngo kuko ikigoryi ari ikizira kuwiteka. Imana iturinde imirimo y'ubugoryi kuko ntishobora kunezeza Imana, kirazira kikanaziririzwa. Ntabwo imirimo y'ubugoryi, ntabwo umuntu wagaragaye ari ikigoryi ashobora kunezeza Imana. Ibyo wayikorera byose uri ikigoryi ntabwo ushobora kunezeza Imana. Nukuvuga ngo nuramuka uyoboye abantu ukabura strategy, ukabura ubwenge bwabahindura ngo bagarure kuwiteka hatabayeho rwaserera, ubwo bugoryi uzabukubitirwa. Uzakubitwa ndetse inkoni nyinshi cyane. Noneho bari mu nzu barya, bari muri saramanje bari kurya, nibwo wa muhanuzi w'umusaza, umuhanuzi w'umusaza yarongera arahanura noneho ubuhanuzi buzima. Ubuhanuzi noneho bwa nyabwo buzima. Umuhanuzi w'umusaza aravuga ati ajya mu mwuka wa muntu w'Imana maze kurya no kunywa, ari ibyo bamugaburiye nibo bamugaruye kandi nibo bamubwiye ubuhanuzi bw'iby'Imana ivuze. Barongeye nanone bagiye guhanura iby'Imana ivuze, bamugaruye bamutumaho bavuga ko ari Imana ibivuze. Noneho bagiye kuzana ubuhanuzi bwa nyabwo. Umva icyo bishatse kuvuga. Uwakuvangiriweho nani uhanura ibintu bizima. Uhanura ibintu bizima nani uzakuvangirirwaho. Mujye mubimenya neza cyane. Bisuremo, uwakuvangiriweho nani we wahanuye iby'ibintu akabisohora ari ukuri. Uwahanuye ibisohora ari ukuri nani utegerejweho kuzakuvangirirwaho. Bamaso cyane. Umuntu w'Imana rero arariye ifiriti arayinyunguse, anyweye ka cyayi k'amatara kanyunguse, bamukubitiyemo ka kawa, yakubisemo na ka salade na ka kandi ni ka salade na ka kandi barya barangije kurya nyine. Tundu tw'utuneke turi aho n'utubuto, aturiye ariko ari butuzire. Aturiye ariko aturyanye ubugoryi. Aturiye atatwemerewe. Aturiye bategeze bamubwira, aturiye Imana itegeze tumwemerera. Imana ifite bene utwo ngutwo twa deseri turenze utwo bari kudushukisha. Maze akibirya ari kumira ibya nyuma, wa muhanuzi w'umusaza wamutumyeho ngo agaruke kari ko Imana ivuze, arongera muri we hava nk'ubuhanuzi buzima. Ngumva uko Uwiteka Imana ivuze, kuko wariye yakubujije kurya, ukanywa yakubujije kunywa, ukaburgiye kuryama yabikubujije. Niyo mpamvu ukiva hano uri bugende wagira mu nzira intareka kwica kandi ntikurye. Ibyo bihanuwe n'uhanuye ibimuyobya. Uwamuhaherereje ubuhanuzi buvuga ngo Imana yisubiyeho garuka urye kandi uryame, amubeshya niwe wahanuye noneho ubuhanuzi buzima buje mu gihano cy'Imana. Nari nje mbabwira ngo ntushobora gukorera Imana w'ikigoryi ngo uyinezeze. Imana iturinde ubugoryi, wowe nanjye mwebwe munkurikiye. Akenshi ubundi nibi muzanyumvana, izi nkuru zo ku mihanda ndazikunda nanjye mba numva nazikora, ariko hari igihe mbiburira umwanya nkavuga nti reka umwanya mbonye nkukoreshe kugira ngo tujye inama. Kandi burya nibyo byarebwa n'umuntu umwe, mba nkoze akazi ngomba gukora, kuko ibindi byose turi kwirukankaho buriya bizagira igihe birangirane na ba nyirabyo.
ariko ijambo wabibye hakagira uryumva akahindukira akava mu bibi abamo, Imana izatanga umugisha kandi tuzawugabana. Wowe wanteze amatwi nanjye wakugejejeho iki kiganiro. Tukomeje no gushimira Imana kuko hari abagenda baduhamagara kandi tukabagira inama, bakaduhamagara yego bakurikiye ibiganiro byacu, bagurikiye ibyigisho binyura hano bizanwa n'abagenzi bacu badufasha ivugabutumwa n'ubuhanuzi, bakaduhamagara maze tukabagira inama mu byo bayobeyemo, tukabagira inama kandi nziza, tubagira inama nziza, bakihana tukabasengera nta kibazo. Ntabwo twebwe dutecwa igihe n'abatemera ibyo dukora, ahubwo duha agaciro wowe kapisa w'ingenzi wemera ibyo dukora kandi ukadusengera ukanajyana natwe ukatugira inama. Imana iguhe umugisha cyane. Nari nzinduwe no kubabwira ngo mwitwararike mu byo mukorera Imana, kubera yuko ubugoryi bwose bugaragara mu byo dukorera Imana ntabwo buzatuma Imana itwishimira. Niyo mpamvu mbabwiye ngo mwirinde ko ari imirimo y'ubugoryi bagaragaraho, muri mu murimo wayo, muri mu mirimo yanyu bwite, mwirinde nanjye ndimo imirimo y'ubugoryi cyangwa se amagambo y'ubugoryi. Donc Imana idufashe kuko amagambo y'ubugoryi n'ibyo byose bituma Imana ituzinukwa biryohereye nka supadi. Umuntu w'Imana yaragiye mu nzira intare iramwica ntiyamurya, kandi ntabwo bamuhambye mu bituro bya basekuruza. Uriya muhanuzi w'umusaza muhambye mu mva ye yarakorogoshoye, niwe wamushutse na n'uhanu ubuhanuzi buzima, atahira kurya no kunywa, Imana imukura ku isi. None se kuba umuhanga no kuba umuhanuzi ukomeye akamamara mu gihugu akaba yakoze ibintu by'indashyikirwa bitakozwe n'uwari we wese, byamumariye iki? Ni ikibazo gikomeye cyane. Akoze ibintu by'indashyikirwa, byamumariye iki? Murakoze rero, reka nsozereze hano. Indirimbo ya 388 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yatubwiye ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire kandi uyumvire. Tunganira Imana ubudasiba, ujye uhora uyisenga kandi uyumvire. Kandi uyumvire. Iyo dusomye ni igice cya 4. Igice cya 4 iyo ukirebye kirakubwira ngo tunganira Imana. Tunganira Imana, jya uhora uyisenga. Tunganira Imana, jya uhora uyisenga. Ngo jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo. Ku gitero cya mbere mvuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire, nta soni uzagira nusanga Yesu. Imana ibahe umugisha cyane. Reka nsoze. Niyo ndirimbo twaririmbye rero 388. Dusoma ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere ibice 13, duhera ku murongo waho wa 3 tugeza ku murongo w'9, maze dusoma no mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 3 murongo wa 32, ngo kuko ikigoryi ari ikizira kuwiteka. Kandi intego y'ikiganiro yacu yavugaga ngo umuntu gukorera Imana uri ikigoryi ntushobora kuyinezeza. Ukorera Imana ari ikigoryi ntashobora kuyinezeza. Imana iturinde iby'ubugoryi byose, mu mikorere, mu mivugire, mu mitekerereze, mu mirebere no mu mibanire y'abantu n'abandi. Imana iturinde nge nawe, Imana iturinde iby'ubugoryi byose byatuma Imana itatwishimira kandi twavunitse twikorera, twavunitse tunayikorera. Imana iturinde iby'ubugoryi byose. Imana ibahe umugisha rero. Ngaho ni mugwiza ubwenge kandi mubukoreshe, kubera yuko bizadufasha cyane kugira ngo twirinde iby'ubugoryi byose n'inzira zabyo zose. Kandi mujye mwigirira ibanga, timwivemo nk'inopfu, kuko kwivamo kuvugira butagombye kuvugira, yego nibyo uba uri kubaka sikariye abazagushuka bazanyuraho. Imana rero ibahe umugisha cyane, kandi tunejejwe no kubana namwe. Mujye mudukunda, mukore subscribe, mukore share, like, comment, kugira ngo tubashe kubagezaho n'ibindi biganiro byinshi byiza by'ijambo ry'Imana tubategurira. Reka dusenge Imana maze dusoze ikiganiro cyacu. Urakoze Mana, turagushimiye
wabanye natwe, wahabwa icyubahiro n'ubundi byo kuvomererwa muri iki kiganiro bivomerere mu izina rya Kristo Yesu urakoze, wahabwa icyubahiro. Amen. Asante sana, mukomeze mudukunde. Ibiganiro byacu nakagaruka. Jya umwuka we w'izurukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya umvira umwuka w'izurukundo, nta soni uzagira nubona Yesu.